Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, aho tuje gusohoka ikizamini kiba kimaze gukorwa. Ushaka kode cyangwa kwiga twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwihugura gukora ibizamini mu buryo bw'inota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, ujya kuri Google ukandikamo ngo ibiziga akadomo rwa ukagera ku rubuga rurabigufashamo, cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndizera ko wamaze gukanda subscribe. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara bicishamo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo dufite ibisubizo 4, kajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri. A, birabujwe guhindukira. B, birabujwe gusubira inyuma. C, umuhanda unyerera imbere. D, ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyanyacyo nta kindi ni A, birabujijwe guhindukira. Hari igihe uri kugera mu nzira nyabagendwa ukabona bino byapa biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ubujijwe ko uri kugenda uhita ukatusubira inyuma, biba bibujijwe iyo ubonye kino cyapa imbere yawe. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tujyamo kwatana ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, urebira video twagukoreyemo kwatana ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihukiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigena gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo, zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Ese zisigwa irangi ry'ibara risa rite? A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. B, irangi ry'umweru ngarurarumuri. C, irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri. Mu gihe kuri direct tubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Birumvikana bakivuga ngo irangi ni irangi ngarurarumuri. Ubu uri kugenda mu nzira nyabagendwa, urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rwakubitaho rigahita risa nkaho ryatse bitewe n'ibyo bashaka kukubwira ugomba gushyira mu bikorwa. Niyo mpamvu bavuga ngo ni irangi ngarurarumuri. Ndakeka ko waramusitamo A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ndizera ko waramusikandika wa papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Tubwira kare ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Haba hashobora gukoreshwa ubuhe buryo kugira ngo ikinyabiziga cyawe kive ahantu hari urwondo rudasanzwe cyahezemo? Hano ibisubizo 4 baduhitamo kimwe. A, inziga ishobora gushyirwaho udushyundu. B, inziga ishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Inziga bari kuvuga ni imipine. Bahita bafata imipine bakazirikaho iminyururu irwanya ubunyereri kugira ngo ikinyabiziga cyawe kive ahantu hari urwondo rudasanzwe mu gihe cyaba cyahezemo. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ukeneye kwiga turakwigisha haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Ukeneye kwiga mudasobwa
nabyo tubigufashamo. iyo uri mu mujyi wa Kigali turaza tukakugisha mudasobwa ukajya mu kizamini itakubera imbogamizi. mutwani cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. ibyo byose tubibafashemo. ikibazo cya kane kikabaza ngo ubugari bwa romoruki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenze ibipimo bikurikira. ntibugomba kurenza ibi bipimo: a santimetero 25, b santimetero 125, c santimetero 40, d nta kiso cy'ukuri kirimo. hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ikiso cy'ukuri ucyandike ku papuro. ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo. ndizera ko ikiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. hano ikiso cy'ukuri nta kinini d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? ese wari wabona romoruki ikuruwe n'igare? oya, niyo mpamvu hano nta giso cy'ukuri kirimo. ndakeka ko waramutamo d. ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira berekana ko icyo kinyabiziga kitakodeshejwe. iryo tara rishyirwaho ku buhe buryo? hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. a ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, b ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso, c ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, d a na c ni ibisubizo by'ukuri. a ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, na c ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. aho ni kuri d. we hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ikiso cy'ukuri ucyandike ku papuro. ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo. ndizera ko ikiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. hari ikiso cy'ukuri nta kindi ni a, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga berekana ko icyo kinyabiziga kitakodeshejwe, cyane cyane nk'aya matagisi ajya agenda mu nzira nyabagendwa ategereza abantu mu nzira nyabagendwa. rero kugira berekane ko zitakodeshejwe bashyiraho itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. ndakeka ko waramusamo a. ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? ese wowe turi gukosorana iki kizamini. iki cyapa urabona gifite ishusho. ese ni uruziga? ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? kuri buri kibazo dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. a kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa, b umuhanda uyoberejwe iburyo, c kata iburyo gusa, d umuhanda munini urasukira ibumoso. hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. itegereze neza usubizanye ubwitonzi. ikiso cy'ukuri ucyandike ku papuro. ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo. ndizera ko ikiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. hari ikiso cy'ukuri nta kindi ni c, kata iburyo gusa. kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. ikintu kiri mu kirango cyose bari kukigutegeka. kino cyo urabona ko kiri kugutegeka icyerekezo. icyerekezo gitegetswe ni ugukata iburyo gusa. ntiwemere kujya imbere, ntiwemere gukata ibumoso. icyerekezo gitegetswe ni ugukata iburyo gusa. kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. ibyapa byose uzabona biteye kuri ubwo buryo uzamenye ko biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. wabona ibyapa biri kukugora ugasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College ukareba video y'amakota n'ibyapa byo ku mihanda, usoza kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. ikibazo cya karindwi kikabaza ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda, ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? ese wakora iki? ese wakwitwara ute? hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. ucyandike ku papuro. guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. b kwihuta wagera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. c gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata, mu gihe kuri d bari kutubwira ngo guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake inzira
indi nzira wakoresha. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugitamo, ndizera ko isoki cya nyacyo wamaze kucyandika wa papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni a, urahagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza, kugira ngo udateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ukingirijwe n'ikinyabiziga, turi kureba imbere neza, turi kureba mu nzira nyabagendwa neza. Rero uba ugomba guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Wabona imbere uri kuhabona neza, wabona imbere nta kinyabiziga kindi cyaje, ukaba wahita ukata. Ndakeka ko waramutamo a, ndizera ko waramutse ukandika papuro utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8, kikabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombejeho ibice byinshi, ni iki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Turi abantu ntituri amarobo. Hari umuntu utwaye ikinyabiziga nka biriya byambukiranya umupaka, cyangwa ugasanga atwara bino binyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, yirirwa atwaye umunsi wose. Birashoboka ko ashobora kugira ibitotsi. None uri kugenda mu muhanda urombejeho ibice byinshi, ni iki uba wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike wa papuro. Gucuranga umuziki cyane, ugahita ucuranga nk'amapiyano. Kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba, ugahita wongera umuvuduko ukihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba uruhuke. Kuva mu muhanda urombejeho ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, mu gihe kuri direct kugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cya nyacyo wamaze kucyandika wa papuro. Ikintu uba ugomba gukora ni ukuva mu muhanda urombejeho ibice byinshi, ugahagarara ahantu hatekanye, harimo no kugendagenda kugira ngo ibitotsi bishire vuba. Ntabwo watwara ikinyabiziga uri gusinzira. Rero uba ugomba kuva mu muhanda ugaparika ikinyabiziga cyawe ahantu hatekanye, asigaye ukava mu kinyabiziga ukaba wagendagenda kugira ngo ibitotsi bishire vuba, ubone gusubira mu kinyabiziga utware. Urabizi gutwara ikinyabiziga uri gusinzira biba byaguteza ibyago, ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ubugari bwayo bushobora kugera ku bihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike wa papuro. A, metero 2 n'ibice 50. B, metero 2 n'ibice 75. C, metero 3. D, nta kibazo cy'ukuri kirimo. Kino kibazo neza neza hari igihe bakibaza kimeze gutya, ariko bafata zino ngero bakazishyira muri santimetero ntibizakugore. Bakavuga ngo A, santimetero 250. B, santimetero 275. C, santimetero 300. D, nta kibazo cy'ukuri kirimo. Ikintu baza bakoze ni uguhindura ingero gusa. Ndi kubategurira isomo byo ku bintu by'ingero n'amatara, ukanda subscribe kugira ngo uzahite uribonera ku gihe. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni B, metero 2 n'ibice 75, cyangwa se metero 2 na santimetero 75, cyangwa se santimetero 275. Ibyo byose ni kimwe. Kino wakoze no guhindura ingero gusa, kuko murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10, kirabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni ubuhe buremere? A, toni 20. B, toni 16. C, toni 12. D, toni 10. Haranditse C ni D.
D toni 10. Ndakeka ko hano igisokikuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro, ariko nkwibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Ndakeka ko rero amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro, hano igisokikuri nta kindi ni C toni 12. Bifatanye bifite imitambiko 3 aba ari toni 12. Noneho uburemere bwemewe ntarengwa ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu aba hari toni 16. Uzasubiza ko ari toni 16. Niba bavuga ngo ni uburemere bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 bakagarukiraho, uzamenye ko ari toni 12. Ariko nibongera ngo cyangwa irenga hatarimo makuzungu, uzahitamo toni 16. Babivuze hakiri kare kubera ko nzi ko hari ikindi kibazo babaza, bakongeraho ngo neza ikibazo kiba kimeze gutya, ariko bakongeraho ngo bifatanye bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu, ho ugahita igisokikuri gihinduka, ugahitamo ko ari toni 16. Babivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo, ubifiteho amakuru tubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Cyangwa se ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Aho mugomba guca hari ibyapa bashyiraho. Ese yaba bifite ubuso bw'amabara asate? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri: A ubururu, B umweru, C umutuku, D nta gisokikuri kirimo. Hano urabona igisokikuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisokikuri amaze kugihitamo, ndizera ko cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisokikuri nta kindi ni A ubururu. Bakoresha ibyapa bitegeka, bari kukubwira ngo umuhanda twawufunze ntiwemerewe gukomeza imbere, icyerekezo gitegetswe kata ibumoso gusa, icyerekezo gitegetswe kata iburyo, icyerekezo gitegetswe komeza imbere. Rero gukikira bitegetswe ni ahangaha, bahita bakoresha biriya byapa bitegeka, kandi bafite ishusho y'uruziga. Ubuso bw'ubururu bari batubajije ku buso gusa, ibirango byo biba bisa umweru. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 935 1626. Tubwire akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu ufite ibyangombwa. Iminota 3 umaze kubona kode, tukabona ko hari umunyeshuri wacu umaze gusaba kode, ikintu cyose cyagufasha tukajya turakiguhera ku gihe. Ukeneye kwiga haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, byashoboka. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 935 ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe: A ibyapa biyobora n'ibitegeka, B ibyapa biburira n'ibitegeka, C ibyapa bibuza n'ibitegeka, D nta gisokikuri kirimo. Hano urabona igisokikuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisokikuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko igisokikuri amaze kugihitamo, ndizera ko cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igisokikuri nta kindi ni C ibyapa bibuza n'ibitegeka. Ibyapa bibuza n'ibitegeka biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe ku mihanda. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Na bino bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kubera iki? Ibyapa bibuza n'ibitegeka bigaragazwa ku buryo bumwe. Kubera iki? Kubera ko uzaza ukibihitaho uhita utangira gukurikiza ibyo biri kukubuza cyangwa se ibyo biri kugutegeka, bitandukanye na biriya byapa biburira cyangwa biriya byapa byo gutambuka mbere. Byo bishyirwa hagati ya metero 150 na metero 200 hano habyerekana. Baba bari kukubwira wenda ngo amabuye ataruka mu muhanda, ukabanza ukagenda urugendo rwo hagati ya metero 150 na metero 200 kugira ngo ugere aho hantu hari ayo mabuye ataruka mu muhanda, kubera ko biburira. Na biriya byo gutambuka mbere wenda bari kukubwira ngo tangiza ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera, ukakibona mbere ukaza kuhagera wamajije kugabanya umuvuduko. Ariko bino byapa bibuza n'ibitegeka byo ukibihitaho
bidutangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se ibyo kiri kugutegeka. Niyo mpamvu biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe ku mihanda. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukiyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo bitagishobora kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa se ikirwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na, ntibigishoboka kubona muri metero 200. Rero haguru ukuntu biba bigomba kugaragazwa kugira ngo abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa baze kubibona hakiri kare bitabateza ibyago. Bigomba kurangwa n'iki? A, imbere ni itara ryera. B, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije. C, inyuma ni itara rimwe ritukura. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, naho inyuma aba ari itara rimwe ritukura. Utari wahisemo D, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Aba ari ingenzi gukanda subscribe kugira ngo nitujya tugishyiraho ujye uhita ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki kandi nawe wifitiye smartphone. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ikinyabiziga gihagaze hari iruhande abanyamaguru bagomba guca kugira ngo bataza guteza umuvundo mu muhanda. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga wahaparitse ikinyabiziga cye aba agomba gusiga akayira gafite ibipimo bingana bite kugira ngo abo banyamaguru bataza guca mu muhanda bakaza guteza umuvundo mu muhanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A, metero 1. B, metero 2. C, metero 0.5. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1. Byibura uba ugomba kubasigira akayira gafite ubugari bungana na metero 1 kugira ngo bataza guteza umuvundo mu muhanda bakabangamira imigende isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishobora kubona muri metero 200, udusiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri bari ku mirongo bayobowe na mwarimu, iyo bagenda mu nzira nyabagendwa ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 ngo bitewe n'uko ibihe bimeze. Ni igihe cy'imvura hari ibihu cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umujojo mwinshi, hari ukuntu hagomba kugaragazwa kubera ko hari igice cy'inzira nyabagendwa baba bafashe kinini. Ku buhe buryo rero? A, imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso. B, inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Aho ni kuri B. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Cyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ni iki? Reka turebe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Bavuze ngo imbere ni itara ry'umuhondo, kandi ubundi imbere yakagombye kuba ari itara ryera. Baravuga ngo inyuma ni itara ryera, aho ngo inyuma ni itara ryera, inyuma aba ari itara ritukura. Imbere ni itara ryera, inyuma ni itara ritukura. Urabona ko hano rero ho babicuritse. Imbere ni itara ryera, inyuma ni itara ritukura.
niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisozi cy'ukuri kirimo, kuko bavuze ngo imbere ni itara ry'umuhondo kandi imbere ni itara ryera. Kuri B baravuga ngo inyuma ni itara ryera kandi inyuma aba ari itara ry'umutuku. Nibaramuka bigwaye mu kizamini bakora mu kanya noneho babikosoye bakavuga ngo imbere ni itara ryera inyuma ni itara ritukura, uhita uvuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Naho kuri aho ubonye ko babicuritse, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisozi cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'ikimuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Bishobora guharirwa abanyamaguru mu bihe bihe. Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A, iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B, iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C, iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igisozi cy'ukuri nta kindi ni C. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ubundi umunyamaguru ahantu hose aba yemerewe kuhaca mu gihe hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso amubuza kuhaca. Urugero, ushobora kugenda wari kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona icyapa kivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Aho hantu ntabwo waba wemerewe kuhaca, ariko mu gihe kidahari uba wemerewe kuhaca. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa itara ry'umuhondo rimyatsa kugira ngo bababwire ko mugomba guca aho hantu murushijeho kwitonda mwigengesereye. Ese iryo tara bakoresheje hari icyo rihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, ntacyo gihindura. B, abo rireba nibo batambuka mbere. C, abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D, nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni A, ntacyo gihindura. Uretse kuba kiri kubwira abagenzi ko bagomba kuhaca barushaho kwitonda n'abayobozi b'ibinyabiziga, ntacyo kiba cyahindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ntacyo cyahindura ku byapa bishinze mu muhanda, ntacyo cyahindura kuri feruje. Ni ukukumenyesha ko ugomba guca aho hantu urushijeho kwitonda. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 ushobora gushyirwaho akagarurumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Iyo zikuruwe n'ibihe binyabiziga: A, velomoteri; B, ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande; C, igare; D, nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igisozi cy'ukuri nta kindi D, nta gisozi cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisozi cy'ukuri kirimo? Nuko kuri B bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. Nujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga gakometse ku ruhande rwayo, icyo nicyo kiraba ari igisozi cya nyacyo. Hano impamvu duhisemo D, ndizera ko bisobanukiwe neza neza kino kibazo barongera bakakibaza, ariko kuri B bakavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga gakometse ku ruhande rwayo, ugahita ugihitamo ko araba ari cyo gisubizo cya nyacyo. Nako kantu konyine bahinduramo. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni cye cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Hitamo kimwe cy'ukuri. A, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga; B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga; C, uruhushya rw'agateganyo; D, imikorere y'ikinyabiziga. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga nicyo cyangombwa bagusaba kucyerekana mu gihe wakoze impanuka mu muhanda. Bakavuga se ko yakoze impanuka kuko ni impanuka cyangwa nuko yagiye mu muhanda atazi gutwara. Rero kugira ngo ubereke ko wakoze ari impanuka atari uko utazi gutwara, ubereka uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika wa papuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo uye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kibura cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze? Wari utwaye ikamyo mu nzira nyabagendwa cyangwa mu muhanda igupfiriyeho, ntiwayitirura. Ahubwo iyo ufite kino cyapa kibura cya mpande eshatu, hari intera ugishyiramo runaka uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze, kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza bagusanga bamenye ko bagomba kwitonda. Mu ntera ingana iki? A metero 5, B metero 25, C metero 45, D metero 100. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni B, muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze, kugira ngo uburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagusanga bamenye ko bagomba kugabanya umuvuduko, bamenye ko mu nzira nyabagendwa hari icyago. Ndakeka ko rero waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoranya ikintu kigufashije, kanda subscribe azwe mu kintu cyose nkizeho, ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe uhita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure gukoresha igihe neza, kuko urasanga ibizamini byinshi mu buryo bw'iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi. Cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga. Ushaka kode yabo yo ku ruhushya rw'agateganyo cyangwa se ku ruhushya rwa burundu, twandike cyangwa duhamagare utubwire akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tubigufashemo aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa tubwire tuze tuyikwigishe uri mu mujyi wa Kigali. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda bwa mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ibibazo biri gukunda kugaruka, ni ingenzi ko wagira ubona ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Kanda subscribe aho hasi. Abantu muri hafi gukora amahirwe masa, ndabakunda cyane. Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.